umunsi ndaza kubigisha ibintu bijyanye no kugira account kuri YouTube. Mbere na mbere mbasuhuze, ni Mento muvugana kuri channel yacu ya ni gute nakora ikintu, ni gute nareba video kuri YouTube, ni gute nakoresha YouTube imaze iki, ni gute muri IT, ni gute mu bintu byinshi bitandukanye cyane technology. Ariko uyu munsi turaza kuba twibanje kuri uburyo umuntu ashobora kugira account kuri YouTube uwo ari we wese ufite internet. Rero ukaba uri connecte, ni ibintu byoroshye cyane. Ujya muri browser yawe, yaba Chrome, yaba Mozilla cyangwa Internet Explorer, ariko kubera ko Chrome ari produit ya Google kandi na YouTube ikaba ari produit ya Google, ubwo umva narekomanda umuntu gukoresha wenda Google Chrome, ariko n'izindi zikora neza cyane nkuko mubibona. Rero iyi ni YouTube, benshi tuyikoresha turi ama video, ariko hari n'ibindi bintu byinshi ikora, ndetse abenshi tukaza naho ama video akora tureba turuka, ariko ntibibuke ko nabo bashobora gushyiraho ama video yabo. Hano rero iyo ushatse kujya nkanjye, murabona ndimo nka Clement Ngoga, nubwo mfite amacano nk'atatu, ni nsohokamo nkagerageza kwinjira. Iyi niyo YouTube umuntu wese ababona, kuko iyo ukijya utari logged in, utarinjiramo, utarafungura account yawe, ntago uba ubasha kubona ama futures yo wabasha ku uploadinga ikintu ukakereka abandi, ukagisangiza abandi. Nkuko nababwiye rero, urajya hano hejuru, murabona hari cursor yanjye kuri aka kabuto k'ubururu kanditseho sign in cyangwa se so connect ku bakoresha igifaransa. Nta kindi bisaba rero nuko ufite account ya Gmail, ariyo account ya Google, kuko Google isigaye igira produit zose, ukinjiramo nk'umuntu umwe ukabasha kugenda uzikoresha. Kugira ngo winjire rero muri YouTube account yawe, nuko ucreate konte cyangwa se email ya Gmail, wajyamo bakagusaba password. Nyangana gato ashyiremo izanjye, ndabona agira ngo nanjye kwibagirwa, ariko munyihanganire gatoya. Ndakeka ko noneho ninjiyemo neza muri account yanjye, ariko njye nkafite amacano menshi, nayo ni imwe mu mavideo nzagenda mbereka gutandukanya channel no gutandukanya umuntu usanzwe gusa kuri YouTube. Ndashaka kwinjiramo nkanjye ngo Clement, nubwo mfite izindi account nazo tuzagenda tujyamo. Klika kuri Ngoga, nkaba ndinjiye. Ubu hano noneho mba mfite uburenganzira bwo kuba uploadinga ikintu icyo ari cyo cyose kuri YouTube. Nkaba nareba channel yanjye, ushobora gushyiraho video hano hejuru, ushobora gushyiraho aka icon karanga niba ari company, niba ari ibicuruzwa byawe ushaka kwamamaza. Ubundi ibindi bikurikira ni mu mavideo azagenda aza, ariko uyu munsi twarimo tugerageza kureba YouTube account uburyo wabasha kuyigira. Twongere tureze na gato twihuse. Urafungura browser yawe, Chrome cyangwa Explorer, ujye kuri YouTube, ubundi ujye kuri sign in, winjire na account yawe, then ushyiremo password muri Gmail account yawe, nayo iguha access kuri YouTube channel yawe wifuza. Njye nababwiye ko mfite amachannel menshi, ndinjira nk'imwe muri izo channel, ubwo ubaye igikwiye wahita ubona channel yawe. Channel yanjye ikaba ari iyi ngiyi, aho ushobora gushyiraho amavideo, amafoto n'ibindi byose, audio n'ibindi byose wifuza kuri YouTube. Ubwo video zikurikiye tuzagenda tureba ukuntu umuntu ashobora